Amahoro bakundwa muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimye ndaguhimbaje. Ngushimiye ko unyemereye kongera kuza kuvuga ijambo ryawe. Nsengeye buri wese ugiye kumvira ijambo, nanjye ugiye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tubazaniye inyigisho igira iti: uri kujya hehe? Urasiga Yesu usange nde? Ni ikibazo. Ubundi uri kujya hehe? Uri gusiga Yesu urasanga nde? Ko Yesu ariwe ufite ibyiringiro byuzuye, uramusiga ujye hehe? Urasanga nde? Dusome Yohana 6:6-8. Haravuga ngo Yesu abaza abigishwa 12 ati: kandi namwe murashaka kugenda? Ni ikibazo. Simoni Petero aramusubiza ati: databuja, twajya kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Mwigisha. Simoni arasubiza neza rwose: databuja, twajya kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Muri iyi minsi abizera benshi bashaka kuva kuri Yesu, ariko turabagaruye mu izina rya Yesu, mugaruke kuri Yesu, kubera ko ntabwo mwareka Yesu ngo mubone ibyiringiro byuzuye. Icya kabiri, mwareka se Yesu murajya kuri nde? Ko Yesu ari ibyiringiro byuzuye, ko Yesu atanga amahoro, murareka Yesu mujye kuri nde? Turabahuguye, turabagaruye mu izina rya Yesu, nimugume kuri Yesu. Yesu ni byose kumufite. Tugiye kuvuga ku byiciro bitatu by'abizera muri uru rugendo. Tugiye kuvuga ku byiciro bitatu by'abizera muri uru rugendo. Burya muri uru rugendo harimo ibyiciro cyangwa se abakristo bari mu bice bitatu. Icya mbere, hari abantu bahuye na Yesu. Icya kabiri, hari abantu bakoze kuri Yesu. Icya gatatu, hari abantu babwiwe Yesu barangije baramwizera. Benshi mu bizera bari muri ibi bice bitatu. Reka tuvuge ku bantu bahuye na Yesu. Abantu bahuye na Yesu ntabwo bamuvaho. Abantu bose bahuye na Yesu, Yesu afite ibibi byinshi, ibyaha yabavanyemo, ntabwo bashobora kureka Yesu. Yarakuvanye mu kazi akaguhamagara, yakuvanye mu byaha, Yesu aguhamagaye. Umuntu wese wahuye na Yesu ntabwo ashobora kumuvaho, nta nubwo yamuhemukira. Cyokoze yagerageza kubera ko ari umuntu, ariko ntabwo ashobora kuva kuri Yesu. Matayo 9:9 haravuga ngo Yesu avayo akigenda, abona umuntu witwa Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati: nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Aha ni Yesu Kristo ahamagara Matayo. Matayo uyu nguyu yabaga mu misoro asoresha. Yesu aramubwira ati: siga iyo misoro yawe uze unkurikire. Muri make, Matayo yahuye na Yesu. Reka tuvuge ku bantu bakoze kuri Yesu. Abantu bakoze kuri Yesu, bamukozeho, bizera Yesu ariko bagendeye ku bitangaza. Iyo ibitangaza bibuze cyangwa se bigashira, abo ngabo bahita bigendera. Tugiye kuvuga abantu babiri bakoze kuri Yesu, ni urugero rwa Bibiliya. Luka 8:6 haravuga ngo Yesu aramubwira ati: hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Mu bigishwa ba Yesu nabo burya harimo abigishwa benshi, cyangwa se harimo bamwe mu bigishwa ba Yesu nabo bizeraga Yesu bagendeye mu bitangaza. Reka turebe Toma. Toma uyu nguyu Yesu amaze gupfa, Toma bambwiye ko Yesu yazutse, aravuga ngo njye ntabwo nabyizera, kereka ndamutse mpuye na Yesu
icya kabiri akanyereka inkovu zo mu rubavu n'inkovu zo mu biganza, nibwo njye nakwizera yuko koko yazutse. Muri make uyu Toma yizeraga nawe mu bitangaza Yesu amukoreye, yari umwe mu bizera cyangwa se mu bakurikiye Yesu ariko bagendeye ku bitangaza abakorera, cyangwa se niho bo bizereraga. Uyu mugore nawe ukoze kuri Yesu nawe yari afite ikibazo, Yesu ngo bamukozeho ngo arangije ngo amenya ko hariho imbaraga imuvuyemo. Yesu Kristo mu bushobozi afite abasha kumenya ko hari umuntu umukozeho kubw'intego, kubera ko Yesu Kristo ntabwo ahishwa, areba mu mutima. Niyo mpamvu yavuze ngo hari umuntu unkozeho kubera ko hari imbaraga imvuyemo. Muri make uyu mubyeyi wakoze kuri Yesu yifuzaga igitangaza cyangwa se yifuzaga gukira. Abizera ba none benshi bari kwizerera mu bitangaza, ugasanga umuntu benshi bizera mu bitangaza muri iyi minsi nibo basenga, bagasenga nabi, bavuga ngo mwami Yesu naragukoreye, bikore rwose, bamenye ko ndi umukozi wawe, nkagukorera rwose, bikora igitangaza, bamenye ko ngukorera, abantu bose babibone. Bene aya masengesho, ariko umusenga gutya uwo ari we wese aba asenga isengesho ririmo ubwiyemezi, ririmo n'amatiku. Bene aya masengesho ntabwo Imana igiye asubiza, kubera ko abangaba ni bamwe bizera Yesu ariko bagendeye mu bitangaza abakorera. Reka tuvuge abandi bantu bari kwizera Yesu nabo bizeye mu bitangaza ariko bo bakurikiye imigati. Inshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, umugati muri iyi minsi urimbuje abantu benshi. Abakozi b'Imana benshi batangiye bayikorera bafite imbaraga z'umutima, ariko bageze imbere bahuye n'umugati, umwanzi abashyira imigati imbere, birangira benshi basubiye inyuma, batangiye kutavuga ukuri kubera ko bahuye n'imigati. Umunsi umwe Yesu Kristo yahagije abantu, abiciye isari, abaha imigati n'amafi barya barahaga. Bukeye bamukurikiye, uwo munsi Yesu Kristo ntiyabaha imigati, abo ngabo ntabwo bongeye kumukurikira, cyangwa se ngo ntabwo bigeze bongera kugaruka mu giterane. Baravuze ngo imigati ubwo ishize ntabwo tuzagaruka. Abo ngabo bizeraga Yesu bagendeye ku migati. Muri iyi minsi umugati waragarutse. Abizera benshi, abavugabutumwa benshi, abigisha benshi bageze ku mugati barahagama, batangira kugenda bavuga ubutumwa babugoreka, babunyura hejuru ngo kubera umugati. Kuva umuntu aravuze ngo ngiye rwose nsengera mu rusengero runaka, ahangaha ntabwo navuga ukuri kose kubera ko ntabwo mvuze ukuri kose ka Bibiliya, byarangira mbuze umugati. Umugati utumye abizera benshi bahagama. Umugati ugiye kubuza abantu benshi ijuru kubera kutavuga ukuri kwa Bibiliya, bakagenda bagoreka ukuri. Kubera iki? Umugati. Abizera benshi, abavugabutumwa benshi, abanyamasengesho benshi, abahanuzi benshi bari kuzira ikintu cyitwa umugati. Ati nimvuga ukuri kwa Bibiliya ko Bibiliya bivuga, ndabura umugati. None ari umugati no gutakaza agakiza murahitamo iki? Iyi nama twabagira ni uko mwavuga uko icyo Bibiliya ivuga, mukareka kwibanda ku migati gusa. Reka tuvuge abantu babwiwe Yesu bakizera. Umuntu wa gatatu cyangwa se igice cya gatatu ni abantu babwiwe Yesu barangije barizera. Abangaba babeshwaho no kwizera. Abantu babwiwe Yesu babeshwaho no kwizera. Dore igitangaza gitangaje ni uko Yesu abona hari abantu bafashe Bibiliya bakayisoma, barangiza bakabana n'inkuru ya Yesu bakizera Yesu. Abangaba bizera Yesu bakunda Yesu by'ukuri. Ibaze kwizera umuntu utari wabona, utazi isura ye, ariko gusa wakumva ijambo rye ryiza umutima ukaruhuka, warangiza ukizera. Abantu rero babwiwe Yesu bo babeshwaho no kwizera. Luka 1:6, Yohana 1:6 haravuga ngo, Yohana 1:6 haravuga ngo, Natanayeli aramusubiza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe.
Natanayeli nawe yari azi ko i Nazareti nta cyiza cyaturuka, ariko Filipo aramubwira ati ngwino urebe. Nawe yabwiwe Yesu Kristo. Abantu benshi babwiwe Yesu babeshwaho no kwizera. Reka turebe urugero rwa Rahabu. Rahabu uyu nguyu ivuga yuko yari maraya, yabigize umwuga. Rahabu yumvishe inkuru y'Abisiraheli uko Imana yambukije inyanja ikora ibitangaza, arangije ngo arizera, aravuga ati aba bantu bafite Imana. Yizera ibyabo ari maraya w'umunyamahanga, birangira Imana imuhaye inkomoko cyangwa se imuha gakondo. Iravuga ngo Rahabu kuko wizeye ijambo ryanjye, wizeye icyo Imana yakoze nubwo utari uhari, ukaba ubyizeye, Rahabu Imana imuha gakondo. Kandi tubitse ko umwami Yesu na Rahabu bari mu gisekuru kimwe, kubera ko Rahabu na Imana yamuvanye mu byaha, imuha gakondo, imuzana mu murongo w'abizera. Rahabu ababonye gakondo cyo kubera kwizera. Reka twibaze, ni iyihe sano iri hagati y'umuntu n'Imana? Burya hagati y'umuntu n'Imana harimwo isano. Isano iri hagati y'umuntu n'Imana ni amaraso ya Yesu Kristo yaduhesheje agakiza kubwo kwizera. Ngiyi isano iri hagati y'abantu n'Imana, ni amaraso ya Yesu Kristo yaduhesheje agakiza kubwo kwizera. Ntabwo isano y'umuntu n'Imana ari ibintu ahabwa, ntabwo ari imigisha Imana iduha, ntabwo ariyo sano iduhuza n'Imana. Duhuzwa n'Imana kuko twizeye Yesu Kristo binyuze mu maraso ye kuducira ku musaraba. Niyo mpamvu, niyo sano iri hagati y'Abakristo n'Imana. Kandi muri iyi minsi abantu benshi bari kuva kuri Yesu, bararambiwe, ngo baragiye, bavuye mu gakiza. Reka tubagire inama, reka tubagarure. Murava kuri Yesu murajya kuri nde? Ko Yesu Kristo ari we ufite amagambo meza y'ubugingo, muramusiga murajya kuri nde? Yesu Kristo niwe byiringiro byuzuye. Iyi si muri kujya mumwirukiramo nta byiringiro byuzuye izaba, kubera ko n'isi, Yesu niwe wenyine gusa utanga ibyiringiro byuzuye. Nimugaruke kuri Yesu, mugume kuri Yesu, niwe byiringiro byuzuye. Reka duhe inama abantu barambiwe. Benshi mu barambiwe rwose, dusubiremo, murajya hehe? Ko mu isi nta byiringiro bihari. Nimugume kuri Yesu. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byose mufite. Nimwihangane, mugume kuri Yesu Kristo. Ahandi hose mwajya hameze nko kubaka ku musenyi. Iyo inyubako yubatse ku musenyi, iyo imvura iguye, imivu igatemba, inyubako ihita igwa ikarangira. Ariko inyubako yose yubatse ku rutare iba ikomeye. Mwibutse yuko Yesu Kristo abamwubatseho bose bameze nk'inyubako yubatse ku rutare. Iyi nyubako iyo ifite umusingi, ifite fondasiyo, nta kintu kimwe cyabasha kuyinyeganyeza. Bakristo mwese, nimwubake kuri Yesu Kristo, niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Bibiliya iravuze ngo niyo iha intege abarambiwe, kandi umuntu utibashije, haleluya, imwongeramo imbaraga. Niyo iha intege abarambiwe, kandi umuntu wese utibashije, haleluya, imwongeramo imbaraga. Yesaya 40:29 niko havuze. Ni Imana yonyine iha intege abarambiwe, kandi umuntu wese utabashije, Imana yiteguye kumwongeramo imbaraga. Senga iri sengesho wowe utangiye gusubira inyuma. Mukristo mwizera utangiye gusubira inyuma, senga iri sengesho. Gira uti: Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ko wakira ugusanze wese. Mpa imbaraga kuko naniwe muri uru rugendo. Mpa umwuka wera kuko azanshoboza kugera iwawe. Ngushimiye ko unyumva byose, ni mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.
nimwakire ijambo ry'Imana. Amen.